meze neza Yeah. hari haciyemo iminsi Bakubwiye ko naje hano nkakubura se. babimbwiye ariko ntabwo nari namenye ko ari wowe. Enjoy. Thank you. You are welcome. Wahoze hehe? Hari utuntu nari nagiyemo nitwo twantindije ariko twakemutse. Naje nkukumbuye cyane. Asanga wa muhungu wundi uko nimba ari manager ambaza rugambo bwinshi ariko it's okay. Niwe abahungu nkabara niko babaye ntukajye ubitaho. Abahungu b'inzobe ntubazi. Sharoje. Ndakumva ira. Uje nari ngukeneye pe. Sikumaze iminsi warabuze man. Baraburanye burya nakoraga amafaranga nkubwira ko ngiye kudusenya. Shaburya nagezeyo ura n'ibizazanye ariko tuba tworoshye. Ibihese. Nagiye muri famille ariko n'igihe ariko maze iminsi 3 yonyine. Rukana ku cyumwerura. Okay, ari kumeze neza. Umeze neza wese. Sharoje nanjye meze neza. Ndabitse kubona mbona wa mwapostinze umeze neza sizamwe mwatembere. Ngira rwose nawe nyamumenyere bundi. Ngiye mu nyabirori bavuze. Sharoje, hano muri quartier hari akabari keza. Jya nkunda gusohokerayo. Utajya umbwira se. Era sigayo umbeshya nawe. Nagaruka kubeshya. Minsi tumaze se yumbwira ko menye ko narindi nanga kuko uyu munsi ari wamvugisha nanjye ukansoka. Ntega amatwi iri kuwumva. Ndaguteze yombera. Sharoje, hari umusore ukorayo muri comptoir yaho. N'umwana mwiza agira discipline, aritonda. Tuba dufite abantu n'ubundi babyize ibintu byo customer care baba bazizi ntabwo byantunga. Shawe birarenze. Bibaze ko nisanze namukunze. Come on. Doje. Kunze mu barman ni umuwaiter. Ya, ni mwiza. Umva. Ni birebire. Ahubwo nafashe umwanzuro. Uriya musore ngomba kumukura muri kariya kabari. Kuko nk'ubushize nagiyeyo ndamubura, tongera nsubirayo mbona ari ukuntu bitameze neza. Ngomba kumugurira akabari. You crazy? Ni wowe nzi cyangwa? Ni njyewe. Ndakomeje. Ushaka kugurira akabari? Barman. Yambwiye ko yitwa Jay. Niwe nshaka kugurira akabari. Amangiye kingana giteze. Cyane uko numvise vuba ntabwo nari mukuziho na mu nshuti bajya kumbwira ntabwo ndi umuntu bita Jay. Amangiye kingana gitewe Jay ni muntu ki umuzo w'iki? Ni gitoya ariko Jay ni umusore mwiza witonda. Ikindi kandi nindamuka muguriye kare akabari kubera ngiye namajije kumukunda cyane. We ntaga nkunda
ariko nindamuka muguriye kariya kabari nzajya njyayo uko mbishaka nk'iwanjye, bizamotiva nawe azahindukira nkunde, nta kindi kintu mfite cyo gukora. Bajya ungisha inama, kugira inama, nituje inama nk'abavandimwe, kugira gute? Kumva umeze ute mu mutima wawe? Kumva nta kibazo ufite? Shanaki, ndanezerewe just sinzi ibihe ndimo. Ni ubwa mbere ukundanye? Ubwa mbere ukundanye muri wowe kumva urakunze? Roger, ntabwo ari ubwa mbere ariko kuri iyi nshuro hobi nabonye umusore utandukanye n'abandi w'umwana. Noneho Ella, uzi urukundo icyo ari cyo? Taruzi, sibyo ndi kukubwira, siyo story yanjye ndi kukubwira. Ella, ndimo ndakumva. ntuzigere wibwira ko urukundo ari ibintu. Urukundo ntabwo ari ibintu, urukundo ntabwo ari amafaranga, urukundo ntabwo. Ushatse kuvuga se ko uriya mwana nimugurira akabari atazankunda? Kuko ushaka kugura urukundo si urugero ngo byakunda. Ntabwo ari urukundo nguze. Bira byose banza umenye uwo Jay ni muntu ki. Usibye kuba mwarahuriye mu kabari, ni ikihe kindi uzi kuri Jay? Usibye kumubona muhura akagusavinga, ya tubari two uzajyamo uzasavingwa n'abantu beza, ari abana barize bakora ibintu babizi, ariko si kumva ko kumukunda ku buryo tumugurira akabari aho ndagenze hose umuzi w'iki ugi ku buryo wakumva yo kugira wabikora. Roger, aho nagiye hose ntabwo ndabona umuhungu umeze nka Jay. Ngomba gukora igishoboka cyose nkatsindira umutima w'uriya mwana. Era n'ubwa mbere mugira inama se? Ntabwo ari ubwa mbere. Unyizera nk'umujyanama wawe se? Yego. Era ndagusabye, icyo nkwifuriza byose, iterambere ryawe n'ubundi riba ari iryanjye, n'ubundi ntacyo uziyo ngize ikibazo ndakwiyambaza. Nanjye rero ntabwo nshobora kubona uri kugenda mu nzira mbi cyangwa ugiye guhomba ngo nanjye ngugire inama nkuko waje kungisha inama. Sibyo? Nizere ko utari gutekereza yuko ugiye kumbuza kukagura. Nta nzira mbi ndi kugendamo. Rega nawe uzajya uzaduhavinge fani. Yeah, I understand. Urebe uriya muhungu ukuntu ari mwiza. I understand. Cyongeye kukubwira cyo, sibyo? Teza amatwi. Ako kabari rero kuvuga ndakazi. Sibyo? Uwo mu barman uri kuvuga Jay ndamuzi. Ako kabari kuvuga ntabwo twigeze tukajyanamo, sibyo? Jay uramuzi? Sibyo? Nyumva. Ntabwo twigeze tukajyanamo. Ariko reka mubwire inama nkuko wangishije inama kandi nsanzwe mugira inama yera. Yego. Uriya mwana wamureke. Uriya n'umwana mutoya. Uriya n'umwana muto uri gushaka amafaranga, sibyo? Ndacyari muto. Ntabwo uriya mwana azi ibintu by'urukundo, sibyo? Ariko nanjye nshaka. Jewe ndabizi. Nanjye nshaka umwana muto by the way. Uriya musore ni mwiza. Nzajya mubwira caha agende. Bizakugeza ku kila. Azisanga yankunze. Uriya n'umwana ushaka kumujyana wishaka kumuhatira urukundo adafite. None ikindi kintu utazi, urajya kumugurira ku kabari uzakamu. Ariko hari ikintu nshaka kubwira. Iki? Utazabura urukundo uri gushaka, ukabura n'ako kabari ushaka kugura.
Alo, mwiriwe neza. Bisalo. Urumva nari nababuze kuri WhatsApp. Nari nabonye message mwanyandikiye. Yego, ya mafaranga gutambwiye nimba warayemeye. None se sinabyemeye ko ari miliyoni 38. None se nyine warabyemeye? Ubwo rero dore nyirahagiye kugenda, ukwiye kuza tukishyura none akahaguha. We mubwire nimba ari tayari. Duhure mu hesheke ansinyire. Nta kibazo ngende tayari. Oya ari tayari kabisa ahubwo ni wowe ubura. Twahurira hariya cyangwa duhurira ahandi? Hariya se sibyo sawa? Okay. Okay. Sawa nta kibazo. Sawa murakoze. Sawa sawa. naho ubundi uratomboye cyane. Hano hantu ni heza, ni sawa, haragenda, hari clientele kandi ndabizo hakunda kandi hazagaruza. Kwakunda ko deja nabashije kwakunda. Umunsi wa mbere mpaza nahise mpiyumvamo. Ni press nziza cyane. Sasa dore nimero ya konte ugiye kuversa amafaranga ya boss naya. Ubwo nyine amarembwire then tubone gusinya. Shyira kuri iyo ngiyo nta kibazo. Okay. Naho ubundi uno muhungu kuva natangira gukora buri gihe no tuzana abakomisiyoneri nako abakiriya no mu komisiyoneri Kagabo murabyara. Rakagabo. Yego muyo. Rero nawe Amazina? Ntago uri kuyabona none ya business na active launch. Okay. Okay. Merci. Ya noneho ndatekereza rero ubwo twasinyana twarangiza okay. Abasinya nta kibazo. Okay. Yeah. Abagabo muzane. Taziya n'abagabo bagomba gusinya ko byagenda kose. Reka duhereze no mutipe. Naho ubundi mana. Sinya twari twamubwiye. Sinya hanga. Yeah, ariko rero nawe uri ingoma nyinshi n'ingi ugezeho. Niwangiriye icyizere nzakomeza n'iyi ngiyi. Oya wowe ntugire ikibazo ndi noteri kandi uri professional. Ndagukora ibintu biri professional of course. Yeah. Cyo cyiza cyo gukorana ubunyamwuga. Ese ubundi yanyu ndumva nta kibazo. Uretse kankubaze gato. Amasezerano yakozwe. Imitasiyo urahita uyidukorera nonaha kuko deja njye namaje kwishyura kandi ndashaka ibintu. Ibyangombwa byose nakweretse se. Nta kibazo ngiye ibyangombwa byose ndahita mbihereza kwa noteri n'ubundi nta kibazo. Wa imitasiyo aragukora nta kibazo. Ugira ikibazo as long as iri noteri professional nta kibazo kimwe wahura nacyo. So reka mbasinyire. Ndabona ibyuzuye amasezerano yuzuye. Ariko turasinya kuri kopi imwe cyangwa ni twaba tuyisinya? Murasinya kuri kopi ebyiri kuko nyiri nsigarana njyewe indi mukayijyana. Ikibazo usinya kuri manager. Uriteguye se? Of course. Ni ibintu byanjye. Ngomba kukureka ugakomeza. Nkakugerageza tukareba ibyo ari byo. Thank you so much. Nibyo turabinywera. I'm happy guys. Turabinywera ni ngombwa. Ako Bamira kahise sha. Nakoze asante sana. Asante mapusha. Ngeze ku ntego yanjye. I really like it too. Kandi warakoze cyane. Umuhungu n'umwana mwiza cyane. Ubu nta kintu atwaye. Anyise umuhungu inshuro ebyiri nibyo ndabinywera. Okay ngaho sinya nanga ubwo. Reka nyarutse ahubwo seriveri n'abazanizo z'abagabo. Banza usinye tubanze hereza na noteri. Iyi ngiyi murayijyana. Ubwo nizere ko mbona email mu gihe gito. Yes, urabona email mu gihe gito. Ariko nta n'ikibazo niyo waba utarayibona kuko amasezerano yamaze kujyaho umukono wowe nta kibazo urahita utangira wa acting mu kazi kawe nta kibazo. Nta kibazo rwose nushaka n'abakozi ushaka mpagarika ndabahagarika nanjye no mpagarika.
ariko dufite icyizere cy'uko muzatugirira icyizere mukatwongerera amahirwe yo gukora hano. Ibyo ni ibintu mbanza gutekerezaho. Birumvikana. Nkareba ibyo ari byo, nkareba abakenewe cyangwa abadakenewe. Kuko ndashaka impinduka muri iyi business. Ariko ngiye nk'umu manager ubizobereyemo akaba nkamazemo imyaka 14. So rero nkugiriye inama guhindagura abakozi cyangwa guhindagura business uburyo yari imeze, abakiriya uburyo bari bamaze kubimenyera irisubira inyuma, ahubwo wagenda uhindura akantu kamwe ku kandi gake gake. Hari igihe usanga service yarapfuye, niho ndi bwibande cyane. Bizasaba service. Nta kibazo tuzabigufashamo, nta kibazo cyo uzifuza cyose tuzabigufashamo. Ariko babahe icyo kunywa. N'iryo jambo twavuga. Icyaka kirizo murazireba. Manager byiteho. Maya. Kubwiye ngo nta magambo menshi mfite yo kuvugana nawe, nsokera mu modoka. Ngegera gusa. Uri umwanda. Please, sohokera mu modoka. Ushobora guhomba ibintu byose. Uranyica se? Ntabwo uri kumva ikinyarwanda. Sohokera mu modoka. Wanandukanyije n'umwana w'umukobwa ngiye gukora nawe ubukwe. Amaze kumva amakuru y'iriya nzu arangije aranyihinduka, ibintu byose byadogereye, ntari kuma amahoro, ntari gutuma nsinzira, kandi umwana w'umukobwa namukunda. Urasaze ari kuyihenzuza.